aho Jeanne Kagame agarukiye habaye kuorganizinga yuko icyo gihe twari muri pariki y'Akagera hatari ahantu heza ho kurwanira, ahantu hatagira ibiryo ku buryo twari twarahababariye. Iyo organization rero yabaye nuko twashatse ahandi hantu twakorera akazi, tuhitamo kujya mu birunga, bamwe muri twebwe abandi basigara mu Mutara. Iyo organization rero yabaye nuko hagomba guhinduka ubuyobozi bw'ingabo n'ubuyobozi bw'umuryango muri rusange. Ibyo rero uko byakozwe nuko twungutse abayobozi bashya kandi tukahindura naho twagomba gukorera hagendanye n'ibihe twari turimo muri abasirikare twari dufite tugitangira intambara bari bake ugereranije n'abo twagomba kurwana nabo, kandi twebwe yari intambara irimo abanyarwanda, ariko leta yariho icyo gihe y'u Rwanda yiyambaje n'abandi abanyekongo, yiyambaza n'abandi banyamahanga ndacyakora ari n'abazungu bagomba kuba barabyijemo. Igezo ni ingorane nyine zari zihari kubera yuko twarwanaga n'abanyarwanda gusa, ariko byabaye ngo turwana n'abanyamahanga. Iyo yari ingorane. Icya kabiri nuko icyo gihe abarwanaga muri RPA ari abantu bavaga hanze bari batazi neza u Rwanda, ngo bamenya amayira aya bugufi, muto twanamenye neza na position z'abasirikare twarwanaga nabo icyo gihe. Iyo nayo akaba ari ingorane ko tutari tuzi neza terrain y'u Rwanda. Izo nizo ngorane ebyiri cyane cyane zagaragaraga, ariko n'ingorane ya gatatu nayo nta kwibagiza, ni ingorane ijyana n'ibikoresho. Bo twarwanaga nabo bari muri leta bafite amafaranga bashobora kugura ibikoresho byose bakeneye, twariko twakoreshaga ibikoresho twari twarasahuye ahandi, kandi igihe usahuye ahantu ntabwo hasahura kabiri, uhasahura rimwe. Urumva ko twari twaravanye ibikoresho twazanye tutashobora kubona ibindi, ibyo twari dufite byari bike. Ibindi twabonaga byadufashaga nuko abasirikare tugitangira urugamba, abasirikare bamaze imyaka myinshi barwana intambara ya gorilla, cyane cyane mu Buganda. Twari twararwanye igihe cyo gukuraho Obote, tukaba twararwanye intambara y'abandi barwanyaga leta y'u Buganda, nk'abo mujya mwumva barakwena n'abakiri abandi bitwa bakonyi. Icyo gihe rero twari dufite abasirikare bafite experience mu bintu by'intambara, ugasanga nayo yari advantage kuri twebwe. Urebye n'ikindi ni ideology ya RPM, ndumva twari dufite ideology yo gushaka gutaha dufite impamvu yumvikana, mara badukumiraga bo nta mpamvu bari bafite. Igihe ufite impamvu nziza nayo usanga ari advantage, cyane cyane igihe urwanya undi ufite impamvu mbi. Icya mbere ni gufata Kagitumba ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10, aribyo byatangiye urugamba, byarumvikanye biravugika, kandi natwe nyine tumenya ko twinjiye mu Rwanda. Ibyo nibyo bya mbere. Ikindi ni Gabiro, ikigo cyari gikomeye, cyari kizwe mu Rwanda n'ahandi, twaragifashe birumvikana kandi tuhavana n'ibikoresho. Ahandi umuntu yavuga ni igitero cyo mu Ruhengeri, igihe twafunguraga za gereza tukabohora imbohe zari zihari, byagize ingaruka nziza ku ruhande rwa gisirikare no ku ruhande rwa politiki. Ahandi navuga benda mu myaka ya mbere ingamba zagiye ziba nyinshi, ndumva ari igitero cya Byumba, ndumva ari nko muri 1991, nacyo cyagaragaje ko dufite imbaraga, ko icyo gihe bavuga ko nta sentiment n'imwe tunagira, kandi ukareba ko bitanashoboka ko abantu bajyaga bavuga ngo mu Bugande, baba bavuye mu Buganda n'amaguru ukaba ugeze Ibyumba saa 10 za mu gitondo. Ibyo nibigaragaza ko twari turi no mu Rwanda n'ubundi. Nabyo bifite icyo byakozeho ku ruhande rwa gisirikare no ku ruhande rwa politiki. Igihe umuntu ararwana n'urugamba, urugamba ntabwo ureba kubikorwa ku ntambara gusa. Urugamba warukuriwemo ibintu byinshi. Hari ibibazo bigena n'urugamba ubwarwo, hari ibibazo bigena na politiki yaho urwanira na politiki y'ibihugu bindi yenda byo mu karere cyangwa n'iby'i Burayi. Hariho n'ibibazo bijyana n'ibibazo biri social. Ibyo rero byose twagomba kubireba tukabifatira hamwe
tukareba ibyazagirira akamaro umuryango wa FPR n'ibyagirira akamaro abanyarwanda muri rusange. Ku bijyanye n'urugamba icyangombwa ni uko twari tumaze kugaragaza ingufu kandi icyabiduteye ni uko abantu barimo gupfa twarabikoze za Kibirira n'ahandi nubwo abantu batigeze barokoka na nyuma yaho, ariko nibura icyo gihe byabaye nk'aho bihagarika ababikoraga bamenya ko hari n'izindi ngufu zagomba kurengera n'abo ngabo baramutse batabihagaritse. Ubwo rero ikigaragara ni uko twashoboye kugaragaza ko biriya bintu tutabyishimiye kandi tukabikora ku rugamba. Ibyo rero bikaba byarashoboye kwerekana ikibazo kimwe kiri social ko twebwe twumva ku rugamba atari ukurwana gusa, ariko n'ikibazo kiri social cya affecting abanyarwanda iki gihe twagomba kugikora. Icya kabiri ni uko ubwo twarwanaga intambara hari abandi bakurikiranaga ibibazo byo mu Rwanda cyane cyane bijyana n'intambara. Twari turi mu mishyikirano Arusha, bakavuga bati nta kumwakomeza gushyikirana kandi mu Rwanda, niba rero mushaka gukomeza imishyikirano nimusubire inyuma, niba mudasubiye inyuma rero imishyikirano irahagaze. Ubwo nabyo twabibwiraga twibwira ko dusubiye inyuma imishyikirano igakomeza akazavamo wenda ibintu bifatika abanyarwanda bose bashobora kubana, kuko society y'u Rwanda bari barayikiyemo ibice, tukumva ko tugaragaje igikorwa cyiza nka kiriya yenda n'abandi banyarwanda bashaka twumva neza bamenya ko dushyigikiye amahoro, bikaba yenda byashobora ku addressing cya kibazo nakubwiye kiri social, kumva ko twe tutagambije gusa gutsinda intambara ariko tugambije ko abanyarwanda babana kandi tukabigaragaza mu gusubira inyuma kuko dufite icyo twatanga kugira ngo dushobore kuba muri iki gihugu. Ku birebana n'abandi niba twari Arusha hari ababikurikiraga ari n'abanyarwanda ari n'abanyamahanga, iyo tutasubira n'inyuma byajya kuduteza ingorane, bakagaragaza ko twebwe tugambije urugamba gusa ariko dushyize imbere, ariko ibyo gushyikirana ibyo kubana tabishyize imbere. Byabaye ngombwa nabyo ko turero ko tunabireba. Buriya mu gusubira inyuma ntubwo nta kubwiye advantage zabayemo, twari twafashe akarere kanini. Ako karere kanini rero kari gafite nako ingaruka mbi mu micungire neza y'igisirikare. Nta ndege twagiraga, nta modoka twagiraga, quartier general yakiraga ku Murindi. Kuzagira ngo rero uzave ku Murindi ugaburire abasirikare, bamwe bari hano hafi ya za Rutare, abandi bari hafi ya za Base, abandi bari hano hirya muri za Buyoga n'ahandi, byakuzadusaba ibintu byinshi twari tutanafite. Gusubira inyuma rero byaradufashije, bituma abasirikare begerana, bituma dukora ibintu bya entraînement, bituma ku buryo bwa logistique ibintu byoroha, kandi urebye no mu kujya guhagarika genocide aho twavuye tugera n'ahangaha ntabwo byari kure cyane, nta n'ubwo twatakaje umwanya. Urebye rero ndumva ngewe icyo numva yanashobora kuregreta nk'uko babivuze nuko abantu bapfuye, yenda tukaba tutarashoboye kubarokora bose, ariko ubundi bwo kuba twarasubiye inyuma ntacyo byahinduyeho mu kugira ngo tugere i Kigali. Kuko byadufatiye ndumva ababanje bageze n'ahangaha mbere byafashe iminsi 2, n'ubundi byajya kubafatira yenda umunsi umwe n'igice, icyaba cyaratakayeho ni amasaha nayo adafite icyo cyahinduyeho kinini cyane. Ariko ugiye kureba ibyiza twagizemo nabyo byinshi cyane ku rwego rwa logistique n'urwego rwo kugira ngo abasirikare begerane no mu gupanga tugapangira hamwe twese twegeranye. Naho ubundi gusubira inyuma nta mwanya kaba twaratakaje mu kugira ngo tugere hano, usanga ari nk'amasaha gusa yaba yarahindutse ariko atari iminsi. Urebye ntako tutagize. Genocide aho itangiriye cyambere twabanje kubivuga ku maradiyo, na mbere yaho itaranaba tubanza kubisobanura ko hari abantu barimo gutegura ubwicanyi. Ibyo ni intera ya mbere kugira ngo n'abanyarwanda n'abanyamahanga bamenye ko iki gikorwa kibi kiriho. Nta Habyarimana apfuye abantu batangiye gupfa, twarabivuze. Icyo twakoze rero ku rwego rw'umuntu nuko twagerageje kugira ngo twihutire kuza kurokora abanyarwanda. Abasirikare bamwe baciye inzira y'Umutara bakaba barokoye abaturage bamwe mu makomini ya za Gituza, ya Murambi, za Kayonza, Kuzaza,
kugera no mu Bugesera. Abandi baturutse mu bice bya za Bwisige, muri Kinyami, muri za Gikomero, aho naho abaturage benshi bararokotse. Abandi baturutse mu bice bya za Mugambazi na Rutongo nabo bararokotse. Naho tugereye inaha ngaha hari abo twagiye turokora mu mujyi hano wa Kigali, ntabwo ari benshi, nuko abasirikare b'inkotanyi batashobora kugera ahantu hose, ntabwo bashobora kurwana, bashobora no kurokora abaturage bose babakorera icyarimwe, ariko ibyo twashoboye gukora twashoboye kubikora. Ahandi rero mumenye ko twarwanaga tunarokora, ariko hari n'ibikorwa bimwe icyo gihe abari abasirikare bagiye bakora byatumaga tutihuta bihagije, nko gucya intindo hariya muri za Gashora no gucya ibindi biraro bya za Rwabusoro. Ibyo rero byatumye tutinjira vuba muri Gitarama na Butare, kubera yuko byabaye nk'uko tugomba kubanza gukora ibyo biraro, bigatuma rero abaturage bo muri Gitarama no kuri ni Butare tudashobora kubarokora. Haje no kuvuga ikibazo cya zone turquoise, nayo yadukumiriye ituma tudashobora kugera ku Kibuye, Gikongoro n'Icyangugu. Aho naho abantu barahashirira bitewe nuko zone turquoise ubwayo yadukumiraga, kandi tutari twiteguye kurwana n'abasirikare b'inkotanyi no kurwana n'abafaransa no kurwana n'abazungu bose. Ibyo nabyo cyari ikibazo. Muri Byumba no ko muri Ruhengeri na Gisenyi n'ubundi jenoside yari imeze nkaho yarangiye kera. Imyaka yose na mbere y'intambara no mu ntambara kizakibirira aho mu Bagogwe n'ubundi bari barabamaze. Ariko nibuke neza ko ariho abasirikare benshi bari bakomeye bavukaga, bari bakomeye kuri Ruhengeri na Gisenyi, n'abahaguye mu gihe cy'intambara, nuko intambara yaho itigeze yihuta cyane, yuko ari bari bashyize ibikoresho byabo, bari bashyize ingufu nyinshi. Urebye rero icyo twakoze niko twihutiye vuba kurokora abantu muri ayo makomini n'amaprefecture nakubwiye, ariko hakaba harabaye n'inzitizi nyinshi zatumye tutabikora nk'uko twakabaye tubyifuza, kugira ngo abaturage bumve no kwagomba kugira ubumvisha. Ubwo nuko batagize ubumvisha neza ngo bumvishe bwangu, kimwe nuko n'ahandi bagiye bumva. Iyo yari impamvu imwe cyane, habayeho impamvu y'ubuyobozi butigeze bwumvisha cyane abaturage ngo bwitabire kubakengezamwo amatwara meza yo kubana. Icya kabiri cyabiteye nuko nakubwiye ko abenshi mu baturage bari barahunze, ko nko muri komini ya Kinigi ifite abaturage ndumva 32,000, ariko kuri abaturage 25,000 byari byarahunze. Ni ukuvuga ko noneho 80% y'abaturage bo muri aya makomini amwe bari barahunze batarabaga mu gihugu. Ni ukuvuga ko igihe abaturage bo mu Rwanda bigaga ko bakwiye kubana, ko igihugu gikwiye kuba icy'aba bose, bari abandi benshi bari hakurya ku Mugunga no mu yandi makambi biga ubwicanyi. Niyo mpamvu rero aho bagarukiye twagize biriya bibazo. Ikindi nuko hariho imibanire y'Abanyarwanda, aho kugira ngo umunyarwanda yumve ko icyambere ari igihugu, areba mwene wabo, akareba umwana we, akareba undi muntu wumva ko ari umuyobozi. Hariya hari abasirikare bakuru, bari bafite influence mu giturage. Ubu bamwe baragarutse barongera bagira iyo influence mu giturage, bituma noneho n'ubuyobozi buke bwari bwaranagiyeho bwo noneho ahubwo bwumva ko bwagize complex yo kumva ko batashobora kumvira abandi bategekaga kera. Hakaba hariho n'abandi bantu b'injujuke babiyungiye mu giturage, nabo nta bindi bintu bigisha genocide bavanye ku Mugunga. Gasanga rero ubu ngubu turimo kurwana ukuntu twabona ko twakwigisha noneho kubana n'ubwicanyi, tugomba kurwana noneho n'abandi bari bafite influence mu giturage. Niyo mpamvu rero izo mpamvu ebyiri, ubuyobozi bwarashyizeho ingufu zikomeye bwariho muri aya maprefecture kugira ngo abantu bumve vuba. Ikindi nuko hari abantu benshi cyane bari hanze baruta abari mu gihugu, bakaba none barazanye amatwara mabi, bigatuma n'abari batangiye kujya amatwara meza nabo bahinduka bagatangira gushyikirana n'abari. Twamubajije amanota ashobora gutanga ku mutekano muri rusange mu gihugu cyose. Kuva mu kwezi kwa kabiri kugeza ubu ngubu abaturage hafi 88% bamaze kugaruka, haba muri Rwerere, haba muri Mutura, haba muri za Kinigi, haba muri za Nkuri, haba muri za Mukingo, bitandukanije n'umwanzi. N'ikimenyemenye no kungu dufite abitwa abaresista, aribo nakwita nk'abari intera hamwe, dufite ibihumbi bigera ku 8,000
bagenda bitandukanye n'umwanzi ubu ngubu babona n'ingabo z'igihugu, ari abantu barwanaga bakaba baragarutse n'abaturage ubwabo bakaba baragarutse. Hari ikindi kigaragara ni uko n'abandi bari abayobozi bamwe mu gihe cya jenoside bagiye banafungwa bakabavana mu buroko, ubu bitandukanyije n'umwanzi bakaba baragarutse muri za Rwerere. Ikindi ni uko muri iyi minsi usanga gutera ku birindiro by'ingabo atari ibintu duherutse cyane, ahubwo usanga ari ugutera amakambi aho abaturage batuye, bigaragaza ko abo turwana nabo none batagifite ingufu za gisirikare, ahubwo none bafite gushaka gutera abaturage gusa. Nkumva rero nge igituma ntabishyira yenda kuri za 90 cyangwa 80 ni uko ibibazo by'u Rwanda bikiri mu myumvire. Umunsi abaturage batangiye kumva ko bagomba kubana n'abandi, abaturage ubwabo batari n'abasirikare, ibyo nzabizamana bigeze no kuri 80-90. Ariko ko abaturage batari bumva bagishyigikiye abicanye kandi baze kujya kwica abandi banyarwanda bene wabo, icyo nicyo kibazo gituma bigera kuri 60 tumva. Umunsi abaturage bumvise, ndumva ibyo bibazo byazatuma kuri scale yazamuka.